Egiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye, kandi nzabazana mube ubwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu. Ndi Uwiteka. Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mutima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundira Abisirayeli bave mu gihugu cye. Muri 12 atubwiye ngo Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni, abatuma ku Bayisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. 14 abani angwa gusa tukaba twagarukiye ahangaha kuri 13, kandi ni naho hingenzi. Hano kirakomeye kino gice, kandi rwose nicyo kwitonderwa. Nicyo nangiye kuvuga, nicyo kwitonderwa ahangaha. Nicyo kwitonderwa. Reka tugende dutya. Nubwo turabona Musa Abisirayeli babuzwa no kumwumvira n'umubabaro urenze baterwa n'uburetwa bari bukoreshwaga, kandi byari bimaze kugera ku gipimo kibarenze, byari bimaze kugera ahantu ho mu rwego rwo hejuru, ku buryo wa muntu bari biringiye na ya Mana ndetse na za mbaraga babonaga na bwa bumwe bwari ya tiriyo, nakwita nka tiriyo, groupe y'abatware babo na Aroni na Mose, ntabwo rwose, ndetse n'Imana yari batumye muri rusange, babujijwe ngo agahinda bari bafite ku buretwa katumye batumva ibyo Mose yari yatumwe n'Imana. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye naho dukora. Ikiganiro nkuko mwacyumvise VPDL Ministries, ijambo ry'ukuri ribatura, kuko n'ubundi muba muri hafi rwose mukurikiranye mufite iyo nzara n'inyota. Ni njyewe Philbert Kizibera, ndi kumwe na mugenzi wanjye Pascal Dushimimana. Reka abasuhuze nawe, ariko n'ubundi nanjye nari nabasuhuje. Reka basuhuze kandi asenge Imana dukomeze. Murakoze cyane, turabashuje muduteze amatwi. Cya kiganiro cyanyu cyagarutse, twongeye kandi kubifuriza ikaze, kandi Imana ibaduhera umugisha tusangire. Reka tujye imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye kunesha kwawe, turagushimiye cyane cyane yuko ari wowe utwemerera kugira ngo dushyika ngaha. Tugushimiye imirimo yose wadukoreye, imisi yacu yatambutse, turakunezerewe kuko uri Imana yacu. Tugushimiye kandi gahunda yawe, ni nayo mpamvu uyu murimo tujya tukuragiza kugira ngo abari ujye ubamo uwa mbere. Witeka natwe tukubera abakozi, wera Abisirayeli ibyiringiro zacu. Rero tukuragije abantu bawe, kuko Witeka bafite umutima ukunze kugira ngo bakurikire ikiganiro, kandi nyakuba bakuramo byinshi bifasha ubugingo bwabo. Twinginga cyane kugira ngo ubaduhere umugisha, kandi urusheho kubasobanurira ubwiza bwawe, bane natwe kuko uri Imana yacu. Byiringiro zacu rero ururuka kubana natwe, kandi ukomeje gutanga umugisha Witeka ku baterankunga bacu n'abandi bose bagambiriye kuzakomeza gufatanya natwe. Tugushimiye yuko twumvira kuje gufatanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nakoze cyane. Nakoze Pascal. Namwe inshuti zacu tubateze amatwi ko kuza kumenya ko muri kumwe natwe mudukurikire. Ntabwo njye mvuga ngo muradukurikiranye, ni n'ikiganiro, ni n'ijambo rikwiriye kuhinduka, kuvuga ngo muradukurikiranye, kandi tubyumva hamwe muri cya kiganiro cy'ijambo ry'Imana mu buryo bw'inyigisho. Ijambo ry'ukuri nyine ribatura. Ubushize Pascal
twari turi muri chapitre cyangwa se igice cya 6 cy'igitabo cyo kuva, niho tugeze, niho dutangiye neza, nta nubwo twirirwa dusubira inyuma cyane, ahubwo turibukiranya. Twavugaga impamvu ndetse kugira ngo duse nabi babwira neza abaduteza amatwi. Turangiza igice cya 5 twagaragazaga uburyo Mose na Aroni bazamutse umusozi. Ubwo ni ukuvuga ba bantu bo bandi abakuru b'Abisirayeli bari basigaye n'agahinda kenshi n'umubabaro. Noneho Mose na Aroni bo barazamuka bajya gusanga Imana, ndetse Aroni we yari yamaze kubiherereza kuri Mose ati ibi ni ibiki Mose, ibi ni ibiki watuzaniye, iri shyano rya rindi bajya bavuga nk'irya Gashyantare, watuzaniye ibi bintu ni ibiki? Mose nawe yagombaga kujya gusubira ku Mana, kongera kuyibaza, kandi ni nabyo ntabwo icyo yakoze cyari kibi, ndetse nta nubwo yakigayirwa, kuko twabigiriye n'inama y'abantu ko mu gihe uhagaze mu mwanya nk'uyu nguyu ukabona naho Imana yabigutumye, ukabona biragukomera nyugezaho bikomera, yuko utagombye gucika intege, kongera gusubira ku Mana, kongera kwigisha inama, wongere kumva ijwi ryayo kikubwira. Byari bikomeye rero, kandi bikomeye uzi ko bihoraho igihe cyose. Rero kuvuga ngo byari bikomeye ku Bisirayeli, kandi uyu munsi wa none hari nibikomeye. Ari nayo mpamvu tuza mu buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, kugira ngo twumve impamvu. Kandi koko umukristo wese utumva ijambo ry'Imana ngo rikurikire aryinjiremo neza ntashobora gukura, ahubwo ahama hasi, agahora agira ibyo yibeshyamo cyangwa spekiramo, yibwira ngo arakura ariko adashobora gutera imbere kuko adafite ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muririmbyi yaravuze ngo murye umutsima utera imbaraga kandi munywe no ku mazi y'ubugingo. Hano rero tuhari nk'uko tuvuga tuti ministeri yacu ivuga iki? Ivuga ngo aha bamwe kuba abavuga butumwa, abandi agahabwa kuba bigisha, abandi bikuba bigisha, abandi kuba abahanuzi n'intumwa n'abungeri. Ariko twebwe turi mu mwanya turi mu ruhande cyangwa mu gice cy'icyo kivuga bamwe kuba abigisha. Rero tudatinze twari ku ijambo, twari dutangiye rya chapitre ya 6 cyangwa icyo gice cya 6. Imana imaze kubona ko ibintu bikomeye, yabwiye Mose bandu dusomere icyo gice. Rero banzu gisome twari kugira ngo twibutse aho twari tugeze, cyangwa n'abataragiye badukurikira, kandi twibutse abantu yuko bagiye baduhamagara kugira ngo tukira ahangaha tumenye ko turi kumwe n'abantu, yuko abantu bagiye badukurikira mu biganiro twagiye dutambutsa mu minsi ishize, ndetse hakaba n'uburyo n'ubundi bashobora kuduhamagara twavuye ahangaha. Hari igihe tujya dutanga nimero ku byo badasobanukiwe cyane, mu gihe haruza ari wo mwanya abonye nawe arabyemerewe. Tujye mu bice cya 6. Ariko umva bazadukurikire ntibazadukurikirana, bazajya badukurikira, ntimuzadukurikirane mwoka byaramo. Ikinyarwanda kijya kibarushya, ariko ngira ngo babisobanukiwe. Kurikirana umuntu ni ukumujyana ahantu hakomeye. Mu gice cya 6 muri iki gitabo cyo kuva, igitabo cyitwa iyi Mukamisiri mu yandi magambo, ngira ngo ubushize twasomye, ariko bibaye ngombwa ngo dusubiremo tumenye nuko dutangira neza. Aranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina Uwiteka. Ku murongo wa 4 haranditse ngo, kandi nakomeje isezerano ryanjye naho ko nzabaha igihugu cy'Ikanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo, kandi numvise umuniho w'Abisirayeli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye, kandi nzabazana mube ubwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera.
ikabakura muri bo, kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mutima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundira Abisirayeli bave mu gihugu cye. Muri 12 atubwiye ngo Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni, abatuma ku Bayisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. 14 abani cyangwa gusa tukaba twagarukiye ahangaha kuri 13 kandi ni naho hingenzi. Hano kirakomeye kino gice kandi rwose nicyo kwitonderwa. Nicyo nangiye kuvuga nicyo kwitonderwa ahangaha. Nicyo kwitonderwa. Reka tugende dutya. Nubwo turabona Musa Abisirayeli babuzwa no kumwumvira n'umubabaro urenze, baterwa n'uburetwa bari bukoreshwaga, kandi byari bimaze kugera ku gipimo kibarenze, byari bimaze kugera ahantu ho mu rwego rwo hejuru, ku buryo wa muntu bari biringiye na ya Mana ndetse na za mbaraga babonaga na bwa bumwe bwari ya tiriyo, nakwita nka tiriyo, groupe y'abatware babo na Aroni na Mose, ntabwo rwose ndetse n'Imana yari batumye muri rusange, babujijwe ngo agahinda bari bafite ku buretwa katumye batumva ibyo Mose yari yatumwe n'Imana, bituma Imana bituma Mose asubira ku Mana kujya kuyibwira akaga yahuye nako. Ushize twabisobanuye, ntabwo ngira ngo tuatinde, ahubwo turagira ngo tubone uko twinjira neza, ko twari dushaka gusobanura iby'izina ry'Uwiteka byatumye Imana ibwira Musa izina ryayo, imutuma muri iryo zina, imubwira ko ari Uwiteka Imana, imubwira amagambo akomeye. Yani mbere y'uko imubwira iryo zina hari impamvu. Nire reka turabona impamvu enye ubushize nazivuzeho ngo zatumye Imana yisobanura igasubiramo iby'izina ryayo nanone, kandi iryo zina kabitari yararibwiye Aburahamu. Icyo kintu kabitari hari ibyitari yaramu mwaturiye n'akanwa ngo bivuge yumva iryo zina ryayo. Yari yabwiye Aburahamu ko ari Imana ishobora byose gusa, ariko ntabwo yari yaravuze iri zina ryayo. Iyi chapitre iratwereka ibintu Imana yavuze, amagambo y'imva mutima akomeye. Imana yaje kubona ko ibintu bikomeye, irabonye Rone arazamutse na Musa, baragiye bayisanze ahantu bakundaga guhurira. Urumva suko aho ngaho ari witura, ahubwo na ahantu Imana yakundaga kubonanira na Musa, cyane kuri wa musozi Sinayi. Umusozi twasanze witwa Horebu, irindi zina ryawo twari twanabivuzeho ubushize, twabivuzeho cyane. Noneho rero bibaye ngombwa, ari impamvu enye twari twavuze ubushize zatumye Imana isobanura ibyo. Twari nayo mpamvu nagira ngo nse nuzisubiraho impamvu enye. Iya mbere, kugira ngo imusobanura icyo bise ngo introduction de son message. Urumva gusobanurira neza impamvu za mission Imana yashakaga kugeza kuri Musa kugira ngo agende asobanure. Iyo introduction itete gusobanura neza Mose akabyumva neza kandi agashira ubwoba atazajya akora nk'abari y'abandi, ariko akava mu rungabanga bwo kwitiranya ibintu. Yego, ngo imwibwire neza nuko noneho nuko azabigenza amaze kugeraho, kandi uko azabigenza twarakubonye n'ibimenyetso yahawe bitatu, yari yahawe, yagombaga kugendana nabyo. Hano rero byari kugira ngo Mose ashire ubwoba, sibyo? Iyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri nicyo bita confirmation de sa message de délivrance. Urumva kugira ngo Imana nkuko twayibonye muri ya chapitre 6 ihamye neza
ibyivuga ko ivuga yuko izacungura kuko ari aho wasomye ngo ni ukuri nzabajyana urumva confirmation guhamiriza neza Mose iby'isezerano Imana yasezeranije basekuruza urumva uburyo igiye kuzarisoza rwose ikura Abisirayeli mu maboko ya Farawo cyangwa y'abanyegiputa urumva kuvuga ko byari yarigeze kumusobanurira neza abyumve asobanukirwe neza ikintu cyari cyaravuzwe kuri Aburahamu kera basekuruza kera yuko noneho ko kwigihe kigeze cyari kigeze kuri basekuruza na hantu bo bashobora kumvira gukururira ibintu babikuruye kuko bari bafite amakuru guhera kuri Aburahamu kuza kuri Saka no kuri Yakobo ndetse aha bari bahamaze urumva imyaka 400 hari ibindi bisekuruza hari abandi bantu urumva ko byakomezaga uvuga nyine hari hasigaye abo bantu bwoko bwababazwaga ubundi n'abasaza bari baraho mu by'ukuri ubyumva igihe bamaraga ni ukuvuga ngo bari barahawe amasezerano henshi bari batakiriho bose bari batanakiriho ariko abo bana babo bari bafite ibyo babitse bari bafite ibintu babitse by'amakuru noneho nubwo mu mitima yabo bumvaga kubera kubabazwa twigira tukivuga bushize tubira ngo kubera gahinda no kubabazwa bumvaga ari nkaho bikibaye ariko noneho igihe kirageze cyo kongera guhumurizwa nuko Imana ije kubatabara ibyababwiraga yuko aho bari Goshen atari igihugu cyabo ndetse mu gihugu cya Egiputa ntabwo yari gakondo yabo ndetse bagiye kubibona twasanze yuko bari bamaze imyaka 105 bari mu mahoro ayo ni imyaka yabanje ya mbere bisana cyagiye twavuze cy'icyumweru yuko wa mwami ngo yasezeranije abari mu isi isezerano ry'imyaka 3 n'igice cyangwa cy'igice cy'icyumweru abasezeranya amahoro ariko kigeze hagati inyuma hategerejwe ibikomeye kaga ni nk'ibi rero byo kwa Farawo imyaka 105 kuko twasanze ko bamaze imyaka 430 ariko iyindi sigaye 320 urebye usanga imyaka y'akababaro yo babaye mu gihe kirekire 105 y'umudendezo harimo benshi bari baramaze nabo gupfa bari batakiriho batigeze bahura n'aka kaga bibutse ubutego ariko noneho nyuma kandi urumva ko imyaka y'akababaro yo gutotezwa imyaka y'ubucakara yababanye imyaka miremire cyane bibutse amagara babakozemo ahantu kuko tubona igihano Farawo ngo yagikubye neza cyane arabababaza noneho agahinda gatuma batumva message umva biba bigezaho bikomeje aho umuntu atumva message y'Imana kandi ushize tubwira abantu tubabwira ko isezerano rigenda gusohora buri gihe ubona ari igipimo ikigeragezo wari uhagazemo gihindura isura ukabona ibintu bikomeye cyane kurusha ibyo wari usanzwe ubona ukagira ngo hari noneho Imana yagukuyeho amaboko n'ubuzima bari bahagazemo turagira ngo duhumurize abantu yuko ikigeragezo iyo cyagezaho gisa naho bita ngo cyanutse bagiha amazina ngo noneho ngo cyanutse ngo noneho ngo hafi aho haba hari igisubizo intervention y'Imana ya gatatu rero nicyo bita intervention d'Israël adopté en Égypte cyangwa se icyo twakwita intervention rapide nicyo cyatumye Imana imubwira ngo umva noneho urumva intervention rapide rero yari ibayeho kwereka Mose na Isirayeli na Farawo ko igihe cyageze igihe cyageze bagafata Abisirayeli nabi bikaba noneho bishyizweho iherezo urumva kandi Egiputa nayo ikishyura ako kaga ikishyura icyo kiguzi cyose cya kane rero ni confirmation conclue donc conclusion de son message Imana ishyiraho iherezo kandi ikabisoza kuri verse 8 niho bigaragara noneho twavugaga tuti rero Imana itangiye kuvuga iby'izina ryayo dutangiye verse ya mbere noneho ubwo mu yandi magambo cyangwa ya kabiri niho bagaragara Imana ibwira Mose iti none nduwiteka noneho wumve Imana inamusobanuriye ngo kandi nabonekeye Aburahamu bonekera Aburahamu na Isaka na Yakobo
namubonekeye nitwa Imana ishobora byose ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina ngubwiye Uwiteka. aha rero ibintu birakomeye kandi twigeze turivugaho ibintu birakomeye tuvuga ngo iri zina ubundi risobanura iki niho twari twatangiye dutangira tuvuga iby'izina ryayo dutangiye kuvuga icyo bita omnipotence itangiye kwigaragaza rero yariyo ntabwo yigize yigaragariza Aburahamu ityo kugira ngo ibi bivuze ikiga mbere yuko dukomeza nshuti Imana ntimenyerwa neza bishatse kuvuga we kuzibeshya waba uri nde waba uri pasiteri nde waba uri umuhanuzi waba uri wa wundi wavuze ngo niwe muhanuzi ukomeye kuruta abandi icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye tukidutaho uriya mugabo yahuye n'akaga yaravuze ngo niwe muhanuzi ukomeye uruta abandi nta wundi muntu uhanye nawe yaratewe yaranabivuze koko ni umukozi w'Imana wahuye n'ikibazo kandi ibi bitwereka ko ntaho umwanzi atarasa umwambi ntaho twari twagera umwanzi adashobora gushyikiriza umwami. Nabyumviseho amakomantere menshi kandi koko arakwiriye by'ukuri urebye uko ibi bintu by'Imana tubitwara nta muntu umenyera Imana Imana imenyerwa ntabwo imenyerwa nta n'icyo turi cyo imbere yayo. Akindi ngiye kongeraho erega burya nta n'uwimenya ahubwo niyo itumenya. Urakoze cyane. Burya nta wimenya erega Mana uruzarebe no mu isi. Noneho ushatse kuvuga ko turi batimenya. Akantu ngiye kuvuga uzarebe burya no muri buno buzima busanzwe iyo umuntu bagiye kumwita inyangamugayo bakavuga ngo inyangamugayo inshuro nyinshi ahabwa iryo zina cyangwa ngo intwari usanga guhabwa izina ngo ubutwari n'ubunyangamugayo bihabwa atakiriho kuki abatakiriho nuko ariho babwirwa n'icyo ko ejo bidahinduka bishobora guhinduka ubuzima bwe bushobora guhinduka. Niyo mpamvu babishyira muri parenthèse bakanga kuri muha no kubikora kiriho ngo babikore. Turamubona afite ibikorwa byiza arakora rwose ariko kumushyira mu ntwari byo ni intwari ariko ntitwamushyira mu ntwari ntabwo tumushyira mu ntwari ngo bibe confirma ko kanya uriya mukozi w'Imana rero babanze abareho gusitara no kubanguka yarasitaye kuriya no gusitara ariko badakijijwe hari bamwe bahita bamucira iteka bakamushyiraho bakakora amakritike menshi oya suko badakijijwe ariko natwe mwuno murimo suko tudasitara suko bitabaho kuko Imana yonyine ni ikiranuka Imana irera. Umukozi w'Imana bamwumve pe ni umuntu kandi mwe kumutera amabuye yahuye nako kabazo gasa gutyo ahura nako kaga baho umwanza murasa uwo mwambi tubanze twumve ko Satani yaramurasha umwambi cyarabaye ariko ni umukozi w'Imana turamukunda turamwemera tuzi uko akora rero nta umenyera Imana nicyo twarimo tuvuga. Imana ntimenyerwa ntabwo twavuga ngo hari umuntu kamara nta muntu ujya uba kamara ahubwo umuntu abasha gukora mu gihe cye ariko nta muntu kamara uhari sibyo neza cyane. Nawe ngewe nubwo ndamutse mpavuye haza undi Imana yakoresha undi nta muhanuzi ukomeye kuruta abandi. Rero buriya bariya abahanuzi twita abahanuzi bakomeye muri Bibiliya tubavuga kuko batakiriho ariko bo ubwabo ntibiyise ko ari abahanuzi bakomeye ntabwo never ntibabivuze. Ubwo rero icyo twe kunagitindaho hano rero Imana itweretse yuko itigeze ibwira sogokuruza Aburahamu izina ryayo ryitwa ko ari Uwiteka. Noneho twinjiye mu cyo bita omnipotence na omniscience na omnipresence by'Imana. Omnipotence tuvuga ko omnipotence ya Imana ni omnipotent. Omnipotence y'Imana kwishobora byose nta kindi bishatse kuvuga kandi bibumbiye mwaya magambo y'Uwiteka uba bibona byanditse mu Kinyarwanda ariko twabwira izindi cyo rivuga niko baryitaga vuga tutese kuvuga yawe ni Uwiteka eternel niho tuvuga Yahwe ariho ariya muri biri jambo ry'Imana ushize avuga ngo handitse uhoraho Uwiteka eternel igihe cyose aba mucyo bita eternité ibihe byose
kandi aba mucyo bita omnipotence cyo twari dutanga ashoboye byose ashobora byose ntabwo Aburahamu rero nta nubwo ari inshuti yacu mwene data umwe wavuze ko ari umuhanuzi ukomeye oya we ntabwo ari byo nta n'uwigize ubaho ameze atyo nta n'uzabaho umeze nta n'uwakwinjira muri omnipotence y'Imana yaravuze ngo icyubahiro cyayo irirahiye ntabwo izagiha uwundi ntabwo izagiha undi omnipota y'ubwayo ishobora byose ariko umuntu ntashobora byose ntabwo ashoboye byose kuko ashobozwa nande Bibiliya Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga cyangwa wamuhaga imbaraga muri cyo gihe kandi Paulo siko tumwita igihangange ntabwo ari Paulo yunguyu hariya muri Zayuni ahubwo turavuga Paulo wari Sauli Paulo yaravuze ngo ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga ubwo rero ntabwo ari ku bwa Sauli cyangwa Paulo ahubwo ni ku bwa Kristo umukoresha akamuha imbaraga neza cyane hanyuma omniscience rero omniscience y'Imana Imana ni omniscient kuko izi byose imenya ibyo turimo ikamenya ibyo twabaye ikamenya n'ibyo tuzaba bikuvuga ngo ntacyo yahishwa hana gitoya niyo mpamvu rero abantu bajya bacika ururondogoro kuri Yakobo na Ntuza na Esau ngo Imana ngo rero ngo icurwa kibera ngo Imana iratoranya kasha winjiye mu cyo bita omniscience y'Imana kuko Imana Bibiliya itubwira yuko Imana irebe iherezo ry'ikintu nk'itangira ryacu ntishobora kwibeshya mu bumana bwayo muri sikore sawo nayo ko wonyine bavuze benshi iyo basoma nakumvuga ko ari gusoma ijambo ry'Imana nabi badafite uburyo bwo kurisomamo niyo mpamvu turanga ngo dusobanure no ayasoma gice banajya no kuri Kayini na Abeli baravuga ngo buriya se ngo ntabwo haba hari ukuntu ngo yaba ngo itoranya ku butoni divayaza no kuri Manase na Efurayimu ngo cyagihe ngo sekuru azagutanga umugisha ngo buriya ngo ntabwo ngo birabintu ngo harimo ngo kuriganya harimo Imana ireba mu mutima kandi ikitegereza ibitari byaba ikamenya n'ukuntu wowe ubasha kubyitwaramo ejo hazaza nuko Imana uko iteye muri nature yayo nta kihishwa ireba ibitari byaba imbere yaho hazaza muri fitire niyo mpamvu imenya ibintu biri hehe imenya iherezo ry'ikintu nk'itangira ryacu niyo mpamvu yavuze ngo n'Imana ya Aburahamu yabasokuruza wabo ni ukuvuga ngo Aburahamu yabitaga nk'abariho kandi batakiriho ikababona nk'abariho bo bariho imbere yayo Aburahamu ariho Yakobo arahari na Isaka bariho yabitaga nk'abariho ikabagarura noneho abantu bakongera ndi Imana yabo ifite ubuzima bwabo mu maboko yayo tukiri kwiri zina muri omnipresence yayo y'Imana na omnipotence na omniscience byayo ahubwo tujye kujya ku cyo bita omnipresence y'Imana omnipresence y'Imana bishatse kuvuga yuko Imana iba hose hari igihe abantu bajya bihisha bagakora ibyaha hihishe cyangwa nijoro ngo kuko abantu batabareba hari bakagira ngo Imana yo ntabwo ihari akajya ahantu hasa nk'ahantu hihishe hatanabona ngo hari kuko ari kwihisha abantu ariko Imana rimwe na rimwe ugasanga umwuka w'Imana azamuhishurira mu ruhame ahantu hagaragara kandi noneho we ajya kubikora akabikora ahantu akajya ahantu hiherereye akagira ngo Imana yo ni omnipresent ibera hose cyane hose ntaho itaba iba hose imenya byose ishoboye byose aha rero turaboneraho umwanya nanone wo kongera gukosora bene wacu b'abanyamadini tujya tubona umuntu w'umunyedini kenshi akora ibintu bya hano muri bigaragara ariko iby'imbere agashaka kubihisha mu mutima urumva akerekana ko ari mwiza inyuma ariko ku mutima ari akaga tujya tubona abantu bazonga abandi mu madini
ukabona abantu barazonga abandi kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana, ugasanga abantu bacitse ururondogoro baravuga bati noneho tuzabigenza gute. Ariko ngo Imana ngo uko yakoraga kera ngo ntigikora ubu ngubu, ngo Imana ntihana, ngo kera yajyaga ihana, ngo ariko uyu munsi wa none sinzi ngo umenye Imana idahari. Oya, Imana ni omniscience, ni omnipresence, ni omnipotent. Irabishoboye, ishoboye byose, imenya byose, ibera hose uko yari iriho kera n'uyu munsi ni kwiri. No omnipresent, no ifite omnipresence muri yo, ibera hose. Tugarutse muri rya jambo ryitwa Uwiteka rero, ariho tuvuga Yawe. Kandi twibutsa abantu iri zina ntibagira ngo riroroshye cyangwa babifate nk'uko babifate nk'ikintu cyo gukerensa. Twigeze tubabwira ubushize yuko mu isezerano rya kera ukuntu bo barihaga agaciro, ukuntu baryubahaga, baranaritinyaga cyane, bakaritinya. Ushize twari twabwiye yuko iyo tetragramme uko yanditse Yawe, tetragramme no kuvuga inyuguti enye zuzuye ko Yawe Yehova ko bita tetragramme mu nyuguti. Tunababwira yuko ubundi gushyiraho amavoyere cyangwa inyaje ko ari ibintu byajeho nyuma, ko mbere bitabagamo, ntabwo byari biri. Kandi twabwiye yuko bariya ba kera banditsi ba mbere ko iyo bajyaga kwandika buri nyuguti, tekereza inyuguti imwe, bakabanza bakajya kwikarabira, bagakaraba kugira ngo bezwe, kubera kwiha icyubahiro inyuguti imwe, bamara kuyandika. Ariko ibintu sinzi niba abantu bari kubikurura, ntabwo abantu babyumva, sinzi ukuntu babyumva. Bamara kwandika iyi nyuguti imwe, bakamenya yuko biteguye kujya kwandika ya kabiri, bagasubira gukaraba, bakaza kwandika iya kabiri nanone. Buri nyuguti bagenda bakaraba, biyeza, bitunganya. Kubera iki? Kubera kwitinya, kubera kuyubaha, kubahira izina, no kugira ubwoba, tente bukira imbere y'Imana, kuko bari baza agaciro n'ubwoba. Kandi utitwaye imbere neza yayo, kw'icyo gihe yashoboraga gupfira aho ngaho, yarashoboraga kuhaba. Ni nayo mpamvu tubona kuri Dawidi tujya twumva ngo Imana ni ya, ndetse bakabishyira no mu ndirimbo, ari n'ababivuga ngo ya, batazi icyo bivuze, batazi. Donc ni ijambo rimwe muri tetragramme, n'iryo rikuwemo muri tetragramme. Iyo mpamvu Dawidi yatinyaga gupronosa, ati Imana niya, akagira ubwoba, akavuga ngo Imana niya. Urumva, atinya kuvuga ibindi, agahora avuga ya nkaya magambo bavuga mu hanze. Iyo babibyina benshi ntago babazi icyo bivuga, akagira ngo hari ni ya yo mu Kinyarwanda yacu dukoresha. Ariko Imana ibafashe ibasobanurira, imenye Yawe ko ryari izina, ko ari izina na n'uyu munsi ko ari izina rikomeye. Turakomeje rero noneho tujye mu mazina y'Uwiteka, tuboneho umwanya atwinjiza mu busobanuro bw'aya mazina. Turaboneraho uburyo bwo gusobanura, kuko Imana ariho yashatse kwigaragaza, ariho yabwiye Abrahamu ko ari Dieu le tout puissant, ari byo bivuga ngo ni El Shaddai. Ubundi bajye banabimenyeraho, El Shaddai nicyo bisobanura, ni Imana le tout puissant cyangwa ishobora byose. Hakaza noneho tukinjira muri aya mazina, tugatangira kuvuga iby'Imana yashakaga kwiyerekanamo. Noneho itangiye yiswe ngo muri ya mazina tugiye kubona amazina 17 Imana yagiye yigaragarizamo. Ese ubwo turayarangiza? Nta kibazo, ntabwo ari ngombwa. Hari icyo bita Elohi, cyangwa se reka tuvuge Elohim, donc Elohim, Elohi, plutôt Elohim, bivuga ni mu yandi magambo, nibyo bita ensemble y'amazina ari kumwe. Urumva, ni Imana isumba byose kandi ishobora byose, imwe mu butatu bw'amazina. Turagenda tuyibonamo, ibaye Elohimu, ari byo icyo bise ensemble de nom, amazina akubiye hamwe. Ni ikintu cyo kwitonderwa rero. Iyo bavuze Elohimu, bajye bumva yuko ari amazina akubiye hamwe, kandi bishatse kuvuga ngo isumba byose kandi ishobora byose. Noneho tukinjira ku izina rya kabiri, iryo bise Yahwe cyangwa Yehova,
ari byo ari nyine byo twari twatangireho eternel bivuga eternel uhoraho imana y'ibihe byose ntabwo ari iyo muri gihe cyashize ngo muri iki gihe turimo ibe yahindutse cyangwa ngo se izahinduke bishatse kuvuga ngo kandi imana yigaragaza mu bayo cyangwa mu bwoko bwayo, imana igitabara. Ni nayo mpamvu twasanze wenda nuko nahereye kuri Elohimu, hano twari guhera kuri Yahwe eternel, imana y'ibihe byose kandi yigaragaza mu bayo cyangwa mu bwoko bwayo. Neza cyane. Aho rero niho twavugaga rya jambo ya tetragramme muri rya zina. Noneho haje El Elyon bishatse kuvuga imana très haut, le Dieu très haut, hejuru ya byose, imana isumba byose, nta yindi iri hejuru yayo, imana isumba ibyitwa imana byigize ibyitwa ibigirwamana byose, bivuze ngo nta yera nkayo El Elyon bivuze très haut, Dieu le très haut, bivuze ngo imana isumba byose ibyitwa kandi isumba ibindi byitwa imana mu mazina y'ibyitwa imana. Iyo yitwa El Elyon bivuze ngo le Dieu très haut, isumba byose. Twigeze tuvuga ku bimana byabaga muri Egiputa, nubwo tutabivuze byose, ni byinshi cyane. Ntabwo twabivuze ibigirwamana, reka mbyita ibimana, ibigirwamana muri Egiputa bakoreshaga n'andi mahanga yose, ariko bageraga ibigirwamana. Ni Kanani twavuze ibyaho, ariko iyo kwitwa El Elyon iri hejuru yabyo, hejuru ntaho bihurira n'ibi bigirwamana byindi twagiye tuvuga. Hanyuma El Roy nibyo tugezeho, le Dieu qui voit, Imana ireba. Ibuka ukuntu yabwiye umuja witwa Hagari, El Roy, abantu babyibuke uko Hagari yabivuze. Ahubwo we yaravuze ngo uri Imana ireba, niko yavuze. Rero yavuze mwari y'amagambo, uri El Roy imboneye n'aha ngaha, naha nari nibereye, nagiye nibwira ko natawe nda ahantu mu gihugu, ahantu nanjye ubwanjye ntazi, mu gahinda nkaha. Uwo mukobwa yabivuze, imana imboneye naha naho burya ibindeba, icyo bivuze naha imana irandeba, no mu byo ndimo n'ahandi mu mibabaro yanjye imana irakureba nshuti, imana irakureba, humura. Aho uri hose imana iguhanze amaso, kandi niyo nshuti yawe ya hafi. Ni nabyo byiza ko iba imana ireba nyine. Iki kintu abantu bagikoreho attention bagire ngo, kuko benshi ziko ikigeragezo cyageze aho bikomeye, kwitotomba umuntu abona ko ntawe umureba, avuga ati niba naranagusenze ariko ndabona udahari. Abantu bashobora no kukuvaho, abantu bava ku muntu, turabibona pe, abo wita yuko ko bashobora kukuba hafi bakakuvaho ukiheba, ariko imiryango ikagusiga, uwo mwashakanye akaguta, n'abana cyangwa ababyeyi bakaguta, ariko Imana yo muri yo solitude. Rero ubwo buzima uhagazemo, Imana ibihari, Imana ireba. Aho umuririmbyi yavuze ngo yise aririmba mu ndimo ngo la solitude, mu gahinda, mu ndirimbo aho uri wenyine uvuga ngo urapfuye, ngo ariko yahumura, n'Imana El Roy, Imana irakureba naho uraho. Nicyo gituma uyu muntu witwa Hagari ubwo yari asenzwe, d'abord yabanje asendwa nande n'umugore wa Aburahamu, yari asenzwe na nyirabuja Sara. Sara amaze kumwirukana, noneho n'Aburahamu nawe aramutanga, nawe aravuga ati nta yindi decision, beka agahinda uri focus, aramutanga, baramugenda nige umva ijambo genda. Ntabwo yabyiyatandaga, ntabwo yumvaga ko agiye, kandi encore agiye ari n'umwana nta n'impamba, kuko aka utre gatoya karimo amazi
urumva yajyanye ako ka utre uruhago yari afite gatoya yaragiye amazi amushiriraho ni ukuvuga ngo yarageze ahantu abona ko birangiye hari mu butayu umwana amushyira ahantu ngo nk'aho umuntu yaterebuye kivedure nko muri metero 50 cyangwa kugira ngo atamupfira imbere urumva aho umuntu ageze kuri dernier point ku kadomo kanyuma neza ugapfukama ngo urapfuye witeguye gupfa ariko yumva aho Elroy plutôt Elroy yaravuze ngo uri Elroy kuko yaramaze kumva ijwi ry'Imana ahagaze mu buzima bugoranye rodiye kiva Imana ireba iguhanza amaso nshuti namwe muduteze amatwi Imana ibahanza amaso irareba uko mukurikiye n'abandi batareba bibereye hirya ibyo bakora byose byaba bibi byaba byiza Imana ibahanza amaso Imana irareba kandi buri kintu cyose gifite iherezo nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ngo mpanye nawe cyangwa sinanabyitayeho ariko igihe kimwe Imana izabigaragaza bo gatandatu El Shaddai le Dieu tout puissant Imana nyir'ubushobozi ishobora byose Imana ishobora byose ndagira ngo twihuta amazina tuyarangize duha abantu umwanya uyu munsi turi kuri ayo mazina El Shaddai rero ari naho Imana yirekeye ya muri iyo angle cyangwa muri iyo nguni muri iyo mfuruka niho Imana yigaragarije Aburahamu no kuvuga ngo bwira Aburahamu yamubwiye ko El Shaddai igihe cyose rwa rugendo rwose yari El Shaddai kuri Aburahamu El Shaddai naho yaganira buri Aburahamu ibyo yamenye byose yabimenyaga kuri kote ya El Shaddai cyane ko ishobora byose Imana ishobora ariko Mana we twakurikiye uri gihangange tujya tugera ahantu tukavuga ngo turapfuye turashize ndetse abantu bakanabyemeza bakanaguhirikisha bagasa n'abagusunikisha igiti hari umuntu wajyaga avuga ngo bakagusunikisha igiti cyangwa abantu kukugaragaza agati bakakugaragaza agati ariko batazi uko bizagenda hirya yawe hari umuhungu wagiye hazaza hamenywa n'Imana nta wundi muntu wabigiramo uruhare ntawe urakoze tugiye ku cyo bita Yehova Jire cyangwa se Yehova Jire Yehova Jire l'Éternel pourvoira aricyo twakwita Imana isubiza ibyifuzo by'abantu igibasha kubikora igibasha gusubiza ibibazo n'ibyifuzo by'abantu Imana isubiza ibyifuzo by'abantu noneho tugiye ku cyo bita iryo ni irya munani ni irya karindwi irya munani baryita Yehova Nisi ya mazina bajya bavuga Yehova Nisi aha Éternel étendard urumva Éternel étendard Imana bivuga ngo Imana iturwanirira ituba hafi Éternel étendard Imana iturwanirira Imana nyiringabo Imana irakurwanirira ijya mu ruhande rwawe urengana kugira ngo ikuburanire ikurwanirire ni Imana ikurwanirira ni Imana ikuri hafi nawe ntukirirwe ushakisha ku bandi cyangwa ngo ujye mu bintu bisa n'abapfumu n'ibintu byateye n'ibindi byinshi atari ngombwa ngo tuvuge ariko menya ngo Imana ikuri hafi nuko utabizi ariko wari ukwiriye kubimenya Yehova Nisi cyane cyane ku bantu barenganywa noneho izina rya 9 Adonai urumva Adonai icyo bita le Seigneur urumva Adonai no bayifata gutyo Adonai ariko Adonai burya bivuga Seigneur mu kigiriki cyo bita Kurios nibyo urumva Kurios nibyo bitaga Yesu urumva bamwitaga Kurios le Seigneur urumva ari Yesu washatse ukavuga ngo Yesu ni Adonai cyane Adonai le Seigneur mu kigiriki aricyo bise Kurios ni bishatse kuvuga Imana ni umwigisha wacu ni mwarimu wacu
ni rabi mu yandi magambo. Urumva? Na Yesu yari umwigisha, niyo mpamvu bamwitaga rabi. Yaje yimanifeste, yakoze icyo bita incarnation, agaragara yitwa rabi, ariko mu rindi zina ryari rihishe inyuma yari Adonai. Neza cyane. We ni Adonai, ni Adonai. Amen. Wenda Imana ishimwe cyane. Seigneur cyangwa se Kurios mu Kigiriki. Imana ni umwigisha wacu. Imana yaje kutwigisha, yiswe Emmanuel, bisobanura ngo Imana yaje mu bantu. Imana hamwe natwe. Yari Imana mu bantu iri kumwe n'abantu. Umwigisha kugira ngo dusobanukirwe iby'inzira ijya mu ijuru, iby'inzira y'Imana cyangwa se iby'Imana idushakaho. Ni mwarimu wacu rero Imana. Ubwo ryari izina rya 9, izina rya 10. Nicyo bise Yahwe Elohe cyangwa Elohe. Urumva? Yehova cyangwa Yahwe Elohe. Bishatse kuvuga ngo donc Elohe Israel cyangwa Elohe Israel. Yahwe Elohe Israel. Israel cyangwa Israel. Elohe Israel. Bishatse kuvuga ngo Éternel, le Dieu d'Israël. Urumva? Éternel et le Dieu d'Israël. Imana ya Israeli cyangwa yishakira abayo, nicyo bishatse kuvuga. Ntabwo ari Imana ya Israeli gusa. Bishatse Israeli bivuga ubwoko bw'Imana, kugira ngo batazajya bibeshya ngo Israeli tuba dushatse kuvuga Palestina ya none. Niyo bavuga ngo njya numva abantu barovandika bavuga ngo Imana ya Israeli, numvise na ba mugabo bavuga ngo Imana y'abanyamahanga. Imana icyo babyita segregation mu Gifaransa. Ayo ni amacakubiri barimo gukurura mu bantu. Ariko twabivuzeho, twabasobanuriye mission centripète. Twavuze mission centripète, twayisobanuye tubabwira ko ni uburyo Imana yahisemo ihera ku bwoko bwa Isirayeli, ariko atari Isirayeli kubitere ubwoko bwayo. Ari naho yavuze ngo Isirayeli umwana wanjye w'imfura. Noneho rero tuvuga ngo eske koko twimagine tugatekereza yaba kwari ari Imana ya Isirayeli gusa yagambiriye ifata Isirayeli nka materiel didactique, ariko igambiriye kuzacungura abantu bose, toutes les nations du monde, amahanga yose, kugira ngo bajye mission centripète y'Imana uko yakora, uko icyo yari igambiriye. Niyo mpamvu yiswe Yahwe Elohe Israel. Bishatse kuvuga Éternel, le Dieu d'Israël. Bivuga Imana ya Israeli cyangwa Imana yishakira abayo mu yandi magambo, nicyo bisobanura. Bivuga bivuze bityo. Mbo birakomeje, tugiye ku izina rya 11. Icyo bise Yahwe Shalom. Imana y'amahoro. Donc Éternel de paix. Imana y'amahoro. Turagira ngo twihute dutange cyangwa tugiye kuri izina rya 12. Kadosh Israel. Kadosh Israel. Bishatse kuvuga Rose d'Israël. Wera wa Israel. Wera wa Israel. Imana yera y'Abayisrael. Ibone n'itunganye. Yego. Kiranuka. Yego. Hakaza izina twavyita Yahwe Sabaoth. Éternel, le maître de l'univers. Éternel des armées. Nana nyiringabo. Éternel, le maître de l'univers. Iyo tuvuze univers, éternel des armées. Imana ni univers na hose mu kirere. Univers ahantu. Donc tugiye mu cyo bita, twaba tugiye ku cyo bita univers mu isanzure. Ariho muri science bavuga lo champ de force électromagnétique. Urumva? Yes. Nibindi donc la gravité, amategeko yisanzure cyangwa se ibijya gukururana, attirance. Nicyo attirance yattracta l'esprit. Ibintu bikururana, rukuruzi irimo hagati, iri muri univers. Ariko muri univers harimo ibyo bita amanuza ageze muri menshi,
cyo twakita harya bakita guki mu Kinyarwanda arimo iby'isu isi ubwayo harya umubumbe imibumbe myinshi irenze yayindizwe izwi yagiye ivumburwa igera ku 9 ariko bigaragara ko hashobora kuba hari indi kuko uyu munsi baracyashakashaka kugira ngo ariko hari indi yaba ariko bagiye biga bagiye babona igera ku 9 yes ariko haraho twebwe turi icyo bita champ de force gravitationnelle na champ magnétique urumva donc champ de force gravitationnelle na électromagnétique noneho ibyo ngibyo iyo mikururanire iri muri univers yacu aho umuntu arindiwe ubundi umuntu arindiwe muri icyo kintu kimeze gutyo kugira ngo tube tudashobora gutandukana twebwe ubwacu tubumbiye muri icyo kintu kituhuriza hamwe kugira ngo tudatandukana tutamera nk'abandi baba bari ku yindi mubumbe bagenda bakaba batandukana ariko nabo ubwo bari mu bundi bushobozi kuko hari ibindi biremwa twebwe tutabona kandi biriho hari ibindi binyabuzima tutabona ariko twe turi hano ku isi w'Imana yadushyize tuvuga ibi dushobora kwamamaza no kuvuga kugira neza kwayo hanyuma tugeze kuri kangahe mbore badukurikiye ucecekeye agakurikira inyigisho mwese hamwe Imana ibaho umugisha naho utareka dusenga Imana urakoze mwami Imana isumba byose tugushimiye igihe nk'iki kandi tugushimiye abantu bawe wigishiriza mu ijambo ryawe ngo basobanukirwe kuko twasanze uri Imana imenya byose iba hose ishobora byose kandi ibera hose icyarimwe kandi mu bihe byose bakoze turagushimiye icyubahiro kibi cyawe Yesu amen naho ubutaha Imana ibaho iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero ibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints, best quality, best price, good services.